umutekano. Iyi ni Ruda, n'ijwi ya radiyo ya Ruda. Mu rwego rw'umutekano hari umuntu wabuze, warabimenye? Nyakubahwa Barafinda, ntabwo nari nabimenye, ariko ntunguwe nuko wazengurutse umujyi wa Kigali ukabasha kubona ayo makuru uyiherewe na nyir'ubwite ufite ikibazo wabuze umuntu. Ibi bintu biratangaje, birababaje nyakubahwa. Birumvikana, niko twe dukora, tugenda tugenzura buri kimwe cyose ingingo ku yindi mu rwego rw'umutekano. Umugabo Munyaneza Siriro yaburiwe irengero. Nk'uko tubona aya makuru uvanye kuri tere hariya mu mudugudu wa Burema, akagari ka Mataba, mu murenge wa Mageragere, mu karere ka Nyarugenge, mu ntara y'umujyi wa Kigali. Nk'uko tubibona, wakoze ikiganiro n'uyu mudamu, uyu mugabo Munyaneza Siriro waburiwe irengero tariki 25 z'ukwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2019. Amakuru ababaje nuko atagiye ninjoro cyangwa se ngo ajyanwe n'abandi bagizi ba nabi, ahubwo ikigaragara yajyanywe izuba riva ku manywa y'ihanga ari kwishansiye, atwawe n'imodoka y'umurenge. Ese ibi bintu bikwiye gukorwa n'ubuyobozi ku buryo bajyana umuntu akaburirwa irengero, n'umugore yajya gutabaza ngo abatabaza bakababereye ijisho nk'abayobozi, ahubwo nk'uko tubona ikiganiro akoranye n'uyu mugore bakamubwira ngo genda wihangane. Murakoze cyane. Nk'uko umaze kubisobanura haruguru hariya, twarazengurutse muri uwo mudugudu n'ako kagari hose, turagenzura neza, dusanga Siriro Munyaneza yaburiwe irengero nk'uko umaze kubisobanura ku matariki aho haruguru n'ukwezi muri uyu mwaka wa 2019. Yakoraga akazi k'ubufundi, kandi Munyaneza nta kindi kibazo yagiranaga n'abandi baturage baho ushingiye ku baturanyi be bose. Aya makuru arafatika, afite ishingiro. N'imodoka y'umurenge yaje kumufata iramutwara, kandi yubakaga amashuri, birumvikana, y'umudamu wa perezida wa repubulika, birumvikana. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ubwo nawe aya makuru araza kuyumva, abe dufashemo uwo muntu Siriro Munyaneza aboneka. Yari umufunde, yubaka amashuri. Ubwo yari ku kazi, nimwo bamukuye mu kigo cy'ishuri. Nyakubahwa Barafinda, numva ibintu bitangaje, kuko ikibazo umuntu yakwibaza wese agasanga ni ikintu gikomeye ku buryo umuntu atapfa kugeka. Amashuri ya nyakubahwa Jeannette Kagame niyo uyu mufundi Munyaneza Siriro yarimo kubakaho, araza atwarwa n'imodoka y'umurenge nk'umuntu nyiri iyo shanze cyangwa izina riri mu bitabo by'abakozi bahemba kwa nyakubahwa. Nta n'uwigeze arekarama cyangwa se ngo avuge ngo twabuze umufundi wacu cyangwa twagize gute. Birashoboka? Aho nanjye niho nshingira ku ntambwe ya mbere ku rwego nurira. Urabona urwego uko ruba rufite imitambiko uzamuka, utera intambwe ku yindi. Aho urwo ni uruzitiro rwiza umuntu yafatiraho, kuba atari inzererezi, yari mu kazi kose kandi akora akazi gafitiye leta n'abaturage, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, kubw'umwihariko abana bacu, abubakira amashuri, hakunde haboneke ikigo kirwanya ubujiji, ubutamenya mu gihugu, n'ubukene bushingiye mu bwonko, n'ubukene bushingiye mu mufuka. Kandi izo zikaba ari izo ntego zacu z'abaruda. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, kuba yari mu kubaka amashuri, ari muri ako kazi ko kubaka amashuri,
nta gitangaza kirimo, kandi yakoraga yakoraga nk'umufundi nyakabyizi, ntabwo yari yarapatanye. Birumvikana yakoraga nk'abandi bose, ubwo abapatanye bari bahari. Ibyo ari byo byose uyu Munyaneza Siriro, abo bamutwaye imodoka y'umurenge hari iba yanditse hite. ubundi imodoka z'imirenge usanga yanditseho umurenge, handi yanditseho irondo, yanditseho n'isuku. Kenshi na kenshi niko nkunda kubibonaho n'umutekano, hari abanditseho umutekano n'isuku n'umurenge, ahandi ugasanga handitseho umurenge, isuku cyangwa irondo n'umutekano, biterwa n'uko bashatse kubyandika, ariko kenshi na kenshi usanga handitseho amagambo atari munsi ya 3. Aha, birumvikana nimba ayanditseho n'uwo murenge, birumvikana kandi babifite mu nshingano zo kurinda umutekano w'abaturage n'ibyabo, ndetse ubwo n'isukura ry'umujyi wa Kigali. Ariko ku karusho twe nk'abaruda tuvuga iryaba rishingiye mu bwonko niryo ryaba rifite ishingiro kuri byose, kuko niryo rituma n'iryo rindi ryose n'ibindi byose bitungana. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane Siriro turamushaka. Siriro Munyaneza ni umusaza yavutse mu 1973 ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Birumvikana afite irangamuntu, aratuye, afite umugore n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Umwana mukuru yaba afite imyaka ingahe? Nyakubahwa Barafinda, nk'uko tubibona mu nkuru wakoranye n'uyu mudamu, nuko umudamu yasobanuye ko umwana we mukuru afite imyaka 17. Uwo mudamu akaba abana n'abana be bose abarera, kandi uwo mudamu nta kazi afite. Umugabo niwe wakoraga agatunga umuryango we. Ubu se aba bana n'uyu mugore babayeho bate ko bari batunzwe n'umugabo? Use uyu murenge aba bayobozi yatakiye nk'uko tubibona mu nkuru mwakoranye, yaba abo ku murenge, abo ku karere, cyangwa uwaroje ari intumwe ivuye ku mujyi wa Kigali, bose bakamurindagiza nk'uko tubibona mu kiganiro mwagiranye. Ubu bafitiye impuhwe uyu muryango, batanamubwira aho umugabo ari cyangwa se nuko bimeze. Nyakubahwa, iki kibazo ko mbona kirenze urugero. Aha, nagiranye nawe ikiganiro kirambuye, mubaza Siriro Munyaneza kimara kuburirwa irengero, ari we mugabo we bashakanye, umufasha we umwe uzira undi ku mpande zombi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane mubaza nimba abo bamutwaye iyo modoka y'umurenge, shingiye kuri uwo murenge n'urwego rwa polisi yagiye kwitabaza n'ubuyobozi bw'uwo murenge, bose barabizi, barabimenye, bari babizi, kuko n'ikimenyimenyi yagiye no mu nama rusange y'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwateraniye no ku murenge. Noneho habaza n'ikibazo cye mu ruhame, abaturage bose bahari, bamuha n'uzakimukurikiranira hafi na hafi, amugezaho amakuru ido n'ido. Ariko bisa nkaho byari kumwikiza gusa, nta makuru bajya bamuha ayerekeranye n'umugabo we Munyaneza Siriro waburiwe irengero, wavutse 1973, umupapa w'abana 4. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane twakomeze tubaza uwo mugore we, umufasha we, nimba abo bamujyanye bagarutse gukora iperereza aho mu rwego rw'abaturanyi rw'umudugudu se n'akagari, barebe nimba hari ibyarega bifitanye isano naho,
nimba atari impamvu za politike, hanyuma tugire icyo tumenya. Twakomeje tumubaza nanone niba abo bayobozi bamaze kutwara Munyaneza baje kureba abana be n'umugore we n'urugo muri uwo mudugudu yatuyemo, kuko arubatse aratuye. Umuntu rero utuye adakodesha ari we, ntabwo umuntu yapfa agabura atyo akaburirwa irengero. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nibukurikirane, kandi ndetse bari baranamaze no kumenya n'amakuru uburyo yatwawemo. N'inzego z'ubuyobozi zemewe ku mpande zombi bagomba kugira imikoranire ya hafi na hafi. Nimba umuntu bamujyanye arengana cyangwa afite icyo aregwa mu muryango ukabimenya, n'ubwo buyobozi bw'inzego z'ibanze nabwo bukabimenyeshwa cyangwa bukabimenya, nabwo bukabimenyesha umuryango we. Ituze, wa mutekano n'iryo suku risingiye ku bidukikije no mu bwonko n'umutekano muri rusange bikitabwaho, bigasigasirwa kuri bose, apana kuri bamwe. Akomeze mubaza nimba hari ubufasha abona mu nzego zose zo zibanze, araduhakanira nta na hamwe. Tumubajije nimba agira akazi akora ku buryo kakomokaho icyatungisha abo bana be, nawe avuga ko ni Munyaneza wenyine ukora, we nta kandi kazi akora akazi ko kurera abana, kwita ku bana be gusa. None nyakubahwa, ko wageze kuri tere ukavugana n'uyu mudamu imbona nkubone amaso ku yandi, ikiganiro namaze kubona ni ikiganiro kirambuye. Ese uyu mudamu ibigaragara urabona amerewe ate mu maso? Urabona bimeze bite? Ababaye bingana iki ukurikije igihe amaze asiragira? Aba bayobozi baranze baramwimye amakuru, ahubwo bameze nk'abamubona ko we arimo guta igihe cyangwa se arimo kubatesha umwanya. Murakoze cyane. Nk'uko hirya hino mu gihugu abaturage bahora basabwa gutanga amakuru ku nzego zishinzwe umutekano mu gihugu hose ku buri rwego, uko izo nzego zikenera amakuru mu baturage, nabo niko bakwiriye kuba baha abaturage amakuru kubibareba. Ni muri uru rwego uwo mudamu bamwimye amakuru y'irengero ry'umugabo we, kandi yarakuwe ku kazi ahantu yakoraga harazwi, hariyubashe. Nanone ni mu buyobozi, ni mu kigo cy'ishuri, ku manywa y'ihango, ntabwo byari nijoro, ntibyarimo, hari ku manywa. Ubwo urumva icyo gihe amakuru y'irengero ryiwe barayimana, aho aherereye, aho bamubitse. Ashobora kuba ari ku mapingo, ku maboko no ku maguru no mu rukenyerero, kuko nge perezida wa RUDA ibyo byambayeho, nanjye naburiwe irengero muri ubwo buryo. Ndashimutwa ku bw'iyo mpamvu ikomeye cyane. Tubonereho n'umwanya kubwira abo bose bamufite gukora iyo bwabaga, kuko bakoze ibinyuranyije n'amategeko. Wabaza ngo ni gute binyuranyije n'amategeko? Bitarenze amasaha 28 yagombaga kuba amaze gukorerwa dosiye nimba hari icyo aregwa, hanyuma nawe agashakisha umufasha mu by'amategeko, hanyuma dosiye ye igakurikiranirwa hafi nka muganga uko akurikiranira hafi umurwayi wamukurikiranyeho uburwayi bwamurembeje. Hanyuma tukamenya umutekano we n'umutekano w'umuryango yasize inyuma, none n'umutekano ugasigasirwa mu mudogodo no mu kagari no mu murenge. Muri make urumva izo nzego kuva ku rwego rw'umujyi wa Kigali, ku karere, ku murenge, ku kagari kugeza ku mudogodo, nta mutekano uhari. Mu gihe rero yaburiwe irengero bakavunira agati mu ryinyo bagaceceka, ubwaho hari umutekano. Nyakubahwa, mu buryo bwumvikana umutekano ntawo. Nimba se umuturage
umuntu we amubura ku manywa y'ihanga izuba riva, akabura umuturage ugasanga arahangayitse arerwa higisha abayobozi batamwitayeho. Muri rusange ubwo umutekano ni uwuhe? Icyo twita umutekano ni iki? ubundi haba umutekano w'umuntu, umuntu ku wundi, umuntu ku wundi, kandi umuntu agira umutekano ungana n'uwundi. Nta muntu ugomba kugira umutekano urenze uw'abandi. Ikindi, nta muntu ugomba kugira umutekano uri munsi y'uw'abandi. Ikindi, nta muntu ugomba guhangayikisha mugenzi we. Umutekano uhera ku muntu n'ibimukikije, noneho hakaba umutekano wo mu bwonko, hakaba umutekano wo mu nda, hakaba umutekano kuri bagenzi be, n'umutekano ku bintu bye, n'umutekano ku bintu bya mugenzi we. Noneho abaturanyi bose bakagirana umutekano bakawusangira, kuko umutekano ni umutungo rusange wa bose. Nta muntu ugira umutekano we ku giti cye ku bw'umwihariko, n'uwumuvutsa nawe akenera umutekano, wese bawumuvukije yakumva bimeze bite. Umutekano umutungo bwite, ni umutungo ntavogerwa. Ubwo bahonyoye umutekano we, bahonyora n'uburenganzira bwe, bahonyora n'uburenganzira bw'umuryango, uburenganzira bwo kumutandukanya n'umugore we, uburenganzira bwo kumutandukanya n'abana be, uburenganzira bw'abana kuba barabatandukanyije na papa wabo, kandi bidakurikije amategeko, kuba baramushimuse mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kuba baramuzuzubije umugore ngo agende ngo arere abana, ngo atuze, ntibamubwira ko azaza cyangwa atazaza, nimba hari cyangwa baramwishe, wenda banamuherekana aho bamunaze bamutabye, none umugore ashobore kuba yashaka umugabo we amushingure, amenye ko yapfushije. Ariko icyo gihe nimba atari uko bimeze, nta mutekano uhari, ni umutekano bwawo nawe uri mu manegeka. Nyakubahwa, uyu mugabo Munyaneza Cyrille ni umunyarwanda ufite ubwenegihugu, wavukiye mu Rwanda, akurira mu Rwanda, yubahiriza amategeko y'igihugu nk'uko bigenwa n'itegeko. Aratuye, kandi bigaragara nk'uko twabisomye mu nkuru haruguru, ikiganiro wagiranye n'uyu mudamu, ni umugabo bigaragara ko yari ari aho abanye neza n'abaturage, nta n'icyaha aregwa, dore ko uyu mugore yanazamutse akabaza bari abayobozi, bakamubwira ngo twebwe rero ngo twasuzumye ngo dusanga ngo nta cyaha afite, baramubeshya ngo twamwohereje. Ubuyobozi bubeshya bukinira ku muntu, uwo ni umutekano? Ku rwanjye ruhande rero nyakubahwa, uko mbyumva, kuko umuyobozi w'umudugudu ndabizi ko baba bazi abaturage bose batuye mu mudugudu, amabarura arakorwa, ibitabo biba bikorwa buri munsi by'abantu bari mu mudugudu. Twebwe twasabaga ngo inzego z'umutekano ku rwego rw'umudugudu, urwego rw'akagari n'urw'umurenge, yewe na polisi, uwo nguwo bagejejeho bamwohereza uwo komanda, unako uhagarariye polisi, sinzi nimba ari komanda, bose bafatanye gushaka uwo muntu, kuko nibo bamujyanye, nibo bazi aho ari, kuko uyu mugore arababaye kandi arahangayitse. Nyakubahwa, oya, si uwo mugore gusa uhangayitse, twese hamwe 1,10,500,000, twese hirya hino, mu majyaruguru babimenye, burasirazuba babimenye, iburengerazuba, amajyepfo, n'umujyi wa Kigali muri rusange. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, buri munyarwanda ahari hirya hino, amakuru ubu bose bayibitseho. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, abo bireba bakore inshingano zabo ku munsi umwe, bitarenze amasaha 24, uwo muntu abe yamaze kuboneka. Uwo ni Munyaneza Cyrille, umugabo wavutse muri 73, birumvikana ufite umugore n'abana 4, aratuye aho muri uwo mudugudu twasobanuye haruguru hariya, n'ako kagari n'umurenge n'akarere
birumvikana mu mujyi wa Kigali, birumvikana yo aza kuba afite icyaha nk'uko babwiye umugore we ko nta cyaha bamubonanye, bari kuba baramurekuye akataha cyangwa bakamusubiza ku kazi mu kigo cya Jeannette Kagame cy'amashuri yari arimo yubakamo. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, birumvikana umuntu nk'uwo ukora ahantu hakomeye mu buyobozi hakomeye nta kuntu yapfa nanone gaburirwa irengero. Nizere ko iri tangazo muri icyo gihe dutanze haruguru kiri bwubahirizwe kugira ngo abe yamaze kuboneka ari mu muryango we. Twe tuhanze amaso kamera, tuzifokasinze, tuzitunze hariya imbone yazo, ubwo yose itungereye mu muryango winjira mu rugo rwe, mu rugo rwa Munyaneza Siriro, byumvikane n'abana be n'umugore n'abaturanyi n'inshuti ze, kandi byumvikane vuba ko yamaze kuboneka kandi yarekuwe, kuko byanyuranyijwe n'amategeko, ntigeze ashyikirizwa n'ubutabera mu gihe kiteganywa n'amategeko. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ibyo byose amategeko barayahonyoye, ubwo nta kindi bagomba kurenza. Ibi bintu birababaje kandi biranababaje twebwe nk'abaruda tucyumviye inkuru cyangwa se tukinibuka amateka yakubayeho, uburyo nawe washimutwaga bakakujyana ukaburirwa irengero igihe kirekire, amezi ari hejuru y'atatane, bikagenda byisubiramo, bakujyana bagufungira ahantu habi, bakagushimuta inshuro zigera kuri 5. Ntibabaga babizi ko turi gukurikirana amakuru yose aho wabaga uri, twabaga turimo kugenda tugerageza gushakisha tugukurikirana. Byaje kurangira nyine babonye ko bakoze umugambi nyine baguhemukiye, ariko birangira Imana ikoze umuti, urataha tugira ngo wenda bazisubiraho. Ariko ibi bintu biragaragara ko byamaze kuba nk'indwara cyangwa se nka virusi, kuko nimba igikorwa gihora kisubiramo abantu baburirwa irengero ni ikibazo. Amakuru tubona kandi agaragara nuko uyu mugabo Siriro ni umuntu w'inyangamugayo, aho atuye yaba umuyobozi w'umudugudu cyangwa se n'abo baturanye, nta muntu n'umwe yigeze agirana ikibazo nawe, n'abakorana nabo ntawe yigeze avuga ko yaba yaramuhemukiye cyangwa se yaba atarakoze akazi neza. Yemwe nta n'ikirego aregwa, nk'uko umugore uyu mudamu mwakoranye ikiganiro yagezeho bakavuga ngo bamugejeje ku murenge ngo babona ngo nta kintu ngo bamushinza. None nimba nta kintu bamushinza, umuntu w'umugabo yananirwa inzira imucyuriwe? Nimba bavuga ngo baramurekuye ngo arataha, yatashye hehe? Bahagaragaze. Kuki iyo modoka yamuzanye itamusubiza aho yamukuye, nimba barabonagaho ko arengana? Ese kuki batamusubije mu rugo rwe? Iki kibazo ni ikibazo twebwe nk'abaruda, aka karengane turakanze. Uyu mugabo ni inyangamugayo nk'uko amakuru tuyabona afatika atariho ivumbi, ni umugabo witunze warubayeho neza. Ibigaragara ubu hari n'ahandi, ahubwo ubushakashatsi reka tubukore bwimbitse, kuko akarengane biragaragara ko gakomeje kuba umuzi ku nzego zitandukanye zitwa ko ari abayobozi bayoboye igihugu cy'u Rwanda. Iki gihugu aka karengane twarahagurutse, tugomba kukamagana. Twagira ngo tubabwire ngo bibwirize nk'uko bibwirije bakakurekura, bibwirize barekure Munyaneza Siriro yongere gusubira mu rugo rwe, kuko ntago ibi ngibi tubyishaka, nta nubwo tubishyigikiye, kuko ni ikintu kibi nyakubahwa. Urakoze cyane kubuvuza utyo, kandi urasobanuye, kubera usobanutse, urabasobanuriye, uranabasobanuriye Siriro ni muntu ki, urabasobanuriye ku zindi mpamvu zikomeye cyane. Bazabaze nge perezida wa RUDA nimba hari icyo barega Siriro, bakimenyeshe. Inomero yanjye nta rwego rw'ubuyobozi rutayifite, batubwire, batugaragarize na Siriro aho aherereye
nijye perezida wa ruda barafinda Sekikubo Fred ugomba kumusesekaraho nkareba ahari n'uburyo amerewemo kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane bamudushyikirize hanyuma birangiriraho twe ntituzabakurikirana tubarege twe ntabwo uwo mutima wo kwihora cyangwa kurega umuntu tuwugira twe Imana yaduhaye ubukire bwo ku bwonko kandi twaribohoye twe abantu bibohoye bagira umutima wa kimuntu tureba kure ntabwo twumva ko hari n'uwo twarega cyangwa twakurikirana twe Imana yaturemye niyo iturinda niyo itumenyera ibyacu iyo mpamvu ikomeye cyane inzego guhera ku nzego zo hasi kugeza ku nzego z'igihugu ku rwego rw'umukuru w'igihugu uhereye ku nzego zibanze ku muyobozi w'umudugudu inzego zose zishinzwe umutekano mu gihugu inzego zose zishinzwe iperereza mu gihugu izo ku rwego rwo hejuru no ku rwego rwo hasi buri muntu akimara kumva iri tangazo rya ruda y'abaruda perezida wa ruda nsohoye Siriro akurwe mu buvumo yatwawemo cyangwa mu ndaki yaba afungiwemo cyangwa muri serikeye Siriro Munyaneza akurweho amapingo ku maboko no ku maguru no mu rukenyerero aho ariho hose kuko binyuranyije n'amategeko yaba amategeko y'imbere mu gihugu n'amategeko mpuzamahanga bwaba uburenganzira bwa muntu ubwo nabwo ntibwigeze bwubahirizwa nta nubwo burimo kubahirizwa kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane kugira ngo dutangatange duhagarike icyaha kitarakura ngo kimere amahembe usange gifite n'imirizo myinshi kigabye n'amashami mumurekure mwe bireba yitahire atahe murwe ajye mu mirimo ye isanzwe kubw'iyo mpamvu ikomeye iri ni itangazo ry'umunyapolitike w'amahoro mu Rwanda East Africa n'Afrika n'isi yose umusaza w'ukuri w'umunyapolitike ntangarugero w'akataraboneka barafinda Sekikubo Fred Munyaneza Siriro arekurwe maguru mashya kandi vuba na bwangu kuko bamufite mu buryo bw'ubushimusi mu buryo bunyuranyije n'amategeko maze gusobanura haruguru hari nge byarankorewe ndabizi uko bimeze n'ubukana n'uburemere bw'icyo cyaha iyo umuntu akigukoreye keretse uwo utarabikorerwa niwe utazi uburemere n'ubukana bwabyo kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane Munyaneza Siriro ari mu kaga ari mu mazi abira ari mu bihe bitasobanutse ibihe muri kondisiyo zitari za kiremwamuntu ari mu maboko atari meza ari mu maboko ashobora kuba hakorerwamo ibikorwa bya kinyamaswa kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane hatazagira n'umuha n'imiti yitwaza ngo ari kumuvura cyangwa ngo amutware hirya no hino ngo aramuvura Siriro nta burwayi na buke bujya bumurembya cyangwa bwamurembyaga haba mu mateka ni umugabo ukomeye hatagira uwihandagaza ngo azamutere inshinge cyangwa ngo abe yamuha ibinini binabiriya nta kuntu
watwara umuntu warangiza ngo ni wowe wigira munyampuwe nanone kumuvura. Ibyo ntibyizewe, ntibyemewe, nabyo binyuranyije n'amategeko. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane. Si rero ahari tuzi ko yishwe n'inzara, yishwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Muri make niyo mpamvu tumaze gusobanura haruguru hariya ko ari mu kaga, ari mu mazi abira, ahariho hose mu rwego rumufite, kuko rumufite mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ntihwigeze hubahirizwa amategeko. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ngiye Barafinda Sekikubo Fred maze kubisobanura haruguru hariya, maze kubibamenyesha inzego zitandukanye z'igihugu, kuva ku mukuru w'igihugu kugeza ku rwego rw'umudugudu, inzego za gipolisi, mwese n'izi nzego zibanze. Uwese rero arekurwe kandi mumuherekeze, mumugeze iwe, kuko ni umuntu ukoze, ashobora kuba atanafite n'uburyo bwo kugera mu rugo amerewe na nabi, bitewe n'abamufite bashaka kuba baramugiriye nabi, baramukoreye ubugizi bwa nabi butandukanye kandi bushoboka, kandi b'urwego rukabije. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, mumugeze no mu rugo imuhiriwe, mumushyikirize umuryango we. Nibwo buryo bwiza, hatazagira umuntu munaga mu nzira cyangwa amubwire ngo yijyane, amufunge ngo igitambaro ku maso cyangwa ngo ikigofero, cyangwa ngo bamufunge ku maso ngo areke kubona aho avuye, aho akuwe, n'aho ajyanwa. Ntimuzamunage no mu nzira, kuko mushobora kumunaga mu nzira undi akamugirira nabi. Ibyo bihe bizabarwa ko ari mwe mwabikoze. Murakoze cyane kubyakira neza. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, kuba nshaka mbarizwa ku nomero ngendanwa ikurikira: ni agasaraba 250 78 34 28 6 2 nanone mukajya musura urubuga rugari rwa Ruda, no kuvuga n'imbuga ngari ya Ruda kuri wa3.ruda.tk. birumvikana mu masaha 28 iminsi 7 mushobora no kutwandikira mukanyuza aho ngaho, mukatubwira siriro ahaherereye, mukaduhamagara no kuri izo nomero za telefone. Murakoze cyane kubw'iyo ngingo, kandi murakoze cyane kudutega amatwi yanyu, mukatwumva, usiye no kutumva mukanatwumviriza, kuko natwe tubibakorera. Twe tukaba turi abanyapolitike b'amahoro, kandi amahoro si amahane, kandi amahoro niryo soko ry'amahoro n'ubundi bukungu bwose bushamikiyeho, kandi ubukungu budakungurira nyiri kubutunga. Muri make ni ubukungu budakungurira nyirabwo.